Aya ni amakuru yagarutsweho cyane na perezida wa Yibuka mu karere ka Karongi Ngarambe Vedasita mu kiganiro atanze mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Bisesero. Yasobanuye ko ku butegetsi bwa perezida Kayibanda umuyobozi wese wangaga kwifatanya na politiki yo gutoteza no kwica abatutsi yahitaga akurwa ku mirimo ye byihuse. Mu gihe u Rwanda rukomeje ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi no gusigasira amateka nyayo, hari inkuru zigaragaza uburyo bamwe mu bayobozi bahisemo kwanga akarengane nubwo byabagiragaho ingaruka zikomeye cyane. Muri izo nkuru harimo iya Rugamba Cyprien, umuhanzi, umusizi ndetse wanabaye Perefe wa Kibuye. Amakuru mashya yatangajwe mu bikorwa byo kwibuka mu Bisesero agaragaza ko yirukanwe ku mirimo ye mu buryo bwihuse nyuma yo kwanga gushyira mu bikorwa gahunda yo kwica abatutsi. Ese niki cyabaye mu gihe yari ayoboye Perefegitura ya Kibuye? N'ayahe magambo yavuze agaragaza aho yari ahagaze? Kuki yahise asimbuzwa undi muyobozi? Kandi se aya mateka twigisha iki ku nkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi? Mbere yo gukomeza, niba utarakanda handitse subscribe ubikore nonaha kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kwakira amakuru asesenguye mu buryo bw'imbitse. Byimve ni kwizera niko nitwa, iyi ni Itohoza TV Rwanda. Aya ni amakuru yagarutsweho cyane na perezida wa Yibuka mu karere ka Karongi Ngarambe Vedasita mu kiganiro atanze mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Bisesero. Yasobanuye ko ku butegetsi bwa perezida Kayibanda umuyobozi wese wangaga kwifatanya na politiki yo gutoteza no kwica abatutsi yahitaga akurwa ku mirimo ye byihuse. Mu gusobanura aya mateka yatanze urugero rwa Rugamba Cyprien wagizwe Perefe wa Kibuye mu mwaka w'1968. Ngarambe yavuze ko Rugamba atamaze igihe kinini kuri uwo mwanya kuko ngo yasabwe gushyira mu bikorwa ingengabitekerezo yo kwica abatutsi, ariko Rugamba aza kubyanga. Mu mbwirwaruhame yavugiye Rubengera, Rugamba yavuze amagambo yakomeje kwibukwa n'abatari bake, aho yagize ati Ndi Rugamba rw'amahoro, sindi Rugamba rw'imihoro. Aya magambo agaragaza ko yanze gushyigikira urugomo ndetse n'ubwicanyi byari biriho icyo gihe. Nyuma y'iyo myitwarire nk'uko byatangajwe na Ngarambe, perezida Kayibanda yahise amwirukana ku mwanya wa Perefe, yasimbuwe na Azira wavuzweho ko yahise ashyira mu bikorwa ibyo Rugamba yanze gukora. Ngarambe yavuze ko mamo yiciye muri gereza ya Kibuye abatutsi 40 barimo na se warwanya buhingira. Ni mu kiganiro cye Ngarambe yanagarutse ku yandi mateka y'ubwicanyi bwakorewe abatutsi mbere ya jenoside yo mu 1994. Yavuze ko mu mwaka w'1963 mu cyahoze hari Perefegitura ya Gikongoro hiciwe abatutsi bagera ku 9,000, abandi 50,000 bagahunga igihugu. Yongeyeho ko muri icyo gihe mu cyahoze hari Perefegitura ya Byumba hishwe abatutsi bagera ku 5,000. Nyuma yo kuva ku buyobozi, Rugamba Cyprien yakomeje kumenyekana nk'umuhanzi, umusizi, umwanditsi ndetse n'umushakashatsi. Yashinze itorero Amasimbi n'Amakombe yamamaye cyane ku ndirimbo z'ubutumwa bwiza. Yahimbye indirimbo zirenga 400 zihimbaza Imana, ibikorwa byatumye izina rye rikomeza kubaho no kugeza uyu munsi. Rugamba Cyprien yavutse mu 1935 mu gace ka Garama ahahoze ari Perefegitura ya Gikongoro. Icyakora jenoside yakorewe abatutsi nayo ntabwo yigeze imusiga. Ku itariki 7 Mata mu 1994 Rugamba Cyprien ndetse n'umufasha we bari mu banyarwanda bishwe ku munsi wa mbere jenoside yatangiriyeho. Aya mateka agaragaza ko no mu bihe bikomeye habayeho abantu bahisemo kurengera ubumuntu nubwo byabagiragaho ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwabo no ku mirimo yabo. Wowe ubona aya mateka twigisha iki ku kamaro no guhagarara mu kuri no kurwanya akarengane? Andika igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo. Niba utarakanda subscribe bikore nonaha kugira ngo udacikwa n'andi makuru no gusesengura byimbitse. Mwakoze cyane. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Itohoza TV. Mukanya turagaruka.